Nitwa Musanabera Maria, nkaba nkora muri mine ya Nyakabingo. Nkamazemo imyaka 10. Ubuzima bwanjye bwarahindutse, uburyo nari mbayeho mbese byarikubye, mbayeho neza nta kibazo. Mfite inzu, mfite n'inka 2 n'ubuzenda kubyara, n'ihene mu rugo zirahari, nta kibazo rwose, kandi byose nabikuye muri aka kazi. Ikintu kahinduye ku buzima bwanjye kantungiye umuryango. Ubwo rero nyuma yaho naguze ikibanza, nubaka inzu, ubu ndatuye, naguze n'inka, ndihirira n'abana amashuri n'abambika, turarya turambara. Kakazi rero kankuye hari hakomeye. Ubu ngubu nta kintu nganya nk'umubyeyi, mfite abana 2 ndabarera, nta kintu bifuza. Hano mbasha kubona amafaranga pe antungira umuryango. Ubwo kubera hariya hepfo twaracencuraga, ariko urabona u Rwanda nyine rurimo kuva muri analogue rujya muri digital. Ubu hano twaje gukorera hano kugira ngo tuve muri biriya tuze dukoreshe ikoranabuhanga. Hano birihuta, hariya hepfo twakoreshaga intoki. Nitwangerageze Forudwaridi, mpakoze imyaka 15. Ntaragatangira nari ikibazo kuri leta, kuko nirwaga mpanganye na leta nagiye gutwika amakara, kandi nta byangombwa nagiraga byo gutwika. None ubu ngubu ahubwo ndi umufatanyabikorwa wa leta. Iyi step nziza cyane. Hari ibintu twita teringizi dukura mu mungoti uri bubone, tuba dukeka ko byasigayemo andi mabuye. Noneho kugira ngo twizere ko twayamazemo neza, tukongera tukayapaninga dukoresheje abo badamu, noneho tukayamaramo neza kugira ngo ataza kugendera muri west. Akaba ari n'aya ngaya. Dore n'aya ngaya niyo yakabaye agendana mu west, tukayakuramo. Kugira ngo urayabona. Aya nta mabuye kandi meza yakabaye ajya mu west. Iyi step tutayikoze aya yagendera mu west, ariko tuyakuramo. Mines. Welcome here to Nyakabingo, the plant. We're busy putting the plant together here. We're running crash stones, the crash stones through the jigs here, and then it comes to all the fines comes to the small jigs. Then we train the ladies here to work on the tables to catch all the production here on the plant. So we trained a lot of women who's working here on the plant. So we will take you through the plant. We show you all the different departments, jigs, tables, everything we have, where we trained ladies who's running this plant area for us. For us to use this plant to the old way is very, we get all the material, we doesn't lose any material, and we train the ladies to stay away from the water down there, to start working at a new professional way without sitting in the mud in the water. So we train the ladies to work in a nice professional way, and this plant is picking up all production. We don't lose any production.
the material for underground is coming to the banker here. From the banker, we remove all the material to the top screen where we start crushing from the top. It's going from the dewatering screen through the jaw crusher, coming all the way through the roller crusher, and from here we remove all this crushed material. We take into the top plant where we throw it on the top plant, going through the jig. Umwana wanjye yari ari mu muhondo, ariko ubu ngubu ubwo duheruka kumujyanama w'umuzima yatubwiye ko ameze neza cyane rwose. Kandi ubwo nanjye narebye kubera ko nabyukaga njya gupagasa nkamara nk'ukwezi ntaragera mu rugo simenyeho imibereho y'umwana. Ubwo nanjye narahageze mbonye akazi hafi yo mu rugo bikamfasha kumenya kwita ku mwana wanjye nkamenya neza uko ateye. Icyo nicyo kintu buriya nanjye numva kinteye ishema. I'm just going to tell you my duties at Nyakabingo mines. Measurements of angles, measurement of distances, measurement of heights. So, as a mine surveyor, my job is both on the surface and underground. So when we go underground, as a surveyor, I put what we call pegs. Pegs, these are reference points that we use to locate our developments or our tunnels, and from that we create what we call underground plans. And these pegs and plans, they assist the mining operations, especially the miners, on where to go and how to get to the production areas, I would say, or to the ore bodies. As you can see around here, I think you've seen there's a lot of construction that is going on. We're constructing water drains to control our water that is coming from underground, to put it in proper channels. And there's also some, I think you've seen these sheds for the panels down there. We had to go there and assist the engineering people to set out all those sheds. And as you can see around me, I think you can see there's a lot of rails. So us as surveyors, we help the engineering people and the miners as well to set out all these rails, because accumulations of water in the mine is dangerous in the sense that that water can create dangerous gases that may harm our miners. And also, water creates a lot of mud. And we don't want the underground environment to be slippery, so we must make sure we drive all that water out of the mine.